Shalom, shalom. Abashakanye muri aho, abagabo n'abagore, tugiye kuganira ku mico itanu. Imico itanu y'umugabo muzima. Y'umugabo muzima, ukiri muzima. Imico itanu cyangwa se karagiteri, cyangwa se komporutema z'umugabo muzima. Imico itanu imugaragaza. Karibu mwese abari ku rubuga rw'abashakanye, urugo rwiza, Edeni ya kabiri, cyangwa se urugo rwawe warugira Edeni. Iya mbere yaruzuye, iya kabiri iracafite imyanya myinshi amagana, indi yaruzuye ifite abashakanye barenga 1000 ho. Indi iracafite umwanya, ndibaza ko itaragera hagati. Reka nkoresha icyanditswe niyo mwumva ko bijyana n'ibyanditse. Abefeso 5:25 haravuga ngo abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Uko niko 28 abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Ndaje mbisobanure. Umuco wa mbere uranga umugabo muzima. Uzavuga ko umugabo ari muzima yuzuye. Murabyibuka uje twaganiye ibintu biranga umuntu ufite ubuzima, ufite ubumuntu bwuzuye, umuntu ukiri muzima wuzuye. Hari ibintu twavuze bimuranga, ngira ngo nk'umunani guca cyangwa 7. Ikiremwa muntu cyose kiri muzima kitarakorogeka, isi itaravangira, narabivuze. Ariko umugabo muzima, icya mbere nukunda Imana akayigira iya mbere, kuko n'ubundi niyo ya mbere. Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere Imana. Igitabo cya mbere, igice cya mbere, umurongo wa mbere wa Bibiliya, mbere na mbere Imana igomba gufata umwanya wa mbere. Iyo umugabo ari muzima, Imana yigira iya mbere. Uzi impamvu? Uyu mugabo uzamwizere nubwo yaba akenye, uzamugirira icyizere rwose, nubwo yaba akenye cyangwa yaba nta kazi afite, uzamugirira icyizere. Kuri iyo mpamvu, kuko arashaka kugendana n'isumba byose, kandi nagendana n'isumba byose, ishobora byose, izamushoboza kugera ku byo azageraho. Nimba afite, nubona umugabo afite Imana, ugasuka ukabona umugabo afite inzozi, amayerekwa, uzamenye ko yadasanzwe. Nashaka aba ameze nabi none, ejo azaba ameze neza rwose. Uzamwubahira, ibyo bizatuma agera kure. Niba afite Imana, agasura akagira inzozi, amayerekwa y'urugo rwe, inzozi ku muryango we. Kubera iki? Iyo wagize Imana iya mbere, ntishobora kuguta inyuma. Ntibishoboka. aba nubwo yakoreka igihe gito, iyo igarutse iguha esanseri, iguha ama esanseri uzamukiraho rwose byoshika. Ariko iyo ihagukuye ibikora neza, kubera ko n'Imana ibirema ikeneye ngo ufite bazi ibyo uheraho, no muri ubwo busa izahahera, kuko wayigize iya mbere. Ariko nubona umugabo wataye Imana, simbabesha, muzaba mureba iminsi iri kugenda, twegera iminsi ikomeye ya nyuma. Bizagora ko umugabo wataye Imana yagumana n'umugore. Biragoye ko umugabo wataye Imana yagumana n'umugore, ariko biragoye ko umugabo watoye Imana hari icyamukuraho umugore we. Biragoye. Ndavuze ngo biragoye pe. Agifite Imana, ubumana bumushoboza gutunga
uwo yamuhaye. Cya kabiri, ntatunga umugore nk'uwo yakoye, amutunga nk'impano Imana yamuhaye. Nundi abagore ni gift Imana iha uwikunda, ni gift Imana yahaye Adamu ngo imunezeze. Abagabo mwese mwashatse, abagore ni gift Imana yabahaye gusa ngo ibanezeze. Iyo utamufashe nk'impano, byanga bikunda uzamufata nabi. Jya umufata nk'impano Imana yaguhaye, numufata nk'ikindi uzamufata nabi. Icya kabiri, umuco wa kabiri uranga umugabo muzima, n'ukunda umugore we akabimwereka, n'ukunda umugore we akabimugaragariza. Hari abagabo benshi babigaragaza mu magambo, usanga buri kanya hamagara sheri, hani, utuzina twinshi beno. Hakaba abandi bagabo ibyo batabikozwa bitewe n'imico yaho bavukiye, imiterere y'iwabo, ariko bakareka nkabaza abagore, ese icyiza ni ikihe? Mukunda ikihe? Ni iki mukunda? Abagabo babita utuzina, bashekerera. N'abagabo batabashekerera ariko akabagukunda, agufata neza, aguha ibikwiye byose. Ese umwiza ni uwuhe muri abo? Mukunda umeze ute? Abavukiye mu byaro ntihatare ntibizatworohera. Yes, hari abagabo rwose badakunda gukora ibyo, ariko ugasanga ni inyangamugayo, akunda umugore nubwo atamwita utuzina, utubyiniro, ibiki, no. Ariko ugasanga amuha ibyo afite byose, amubeshejeho neza, aramwankuraje, aramushigikira, barabanye mu migambi yose, ubuzima barabusangiye. Hakaba abandi rero bafite kwita utuzina, gushekerera, ibiki na biki, ariko ugasanga ntibasangiye amafaranga arayamuhisha, ntibakunda no gusohokana cyane, rimwe ibindi bene ibyo. Niho narimvuze ati se umwiza no abadamu muza mubona ruhe mwiza, muze kwandika, muze gutanga commentaire, muze kubisubizaho. Impamvu ni iki? Ukunda umugore bagomba kubimwereka, kubimugaragariza, kuko uw'Imana ikunda nayo irabimwereka. Ijambo twasomye nirivuga abagabo bakunda abagore kuko Kristo yakunze itorero. Kristo aryereka ko arikunda, yewe nubwo yaba acecetse muri ryo, ariko yagaragaje urukundo rwose, ngo babakwiye kuko Kristo akwiye ku itorero. Nubwira gute? Nukubagurira utuntu, nukubaha ibyo bakunda, bene ibyo byamunezeza byose ugomba kubikora. Uko Kristo yerekana urukundo mu itorero, niko umugabo agomba kwerekana urukundo mu rugo rwe rwose. Urukundo rukajya hejuru y'ibindi byose. Hari abagabo bazamura umuco w'amategeko mu rugo, amategeko akakaye aremera, agashyiraho n'iterabwoba cyangwa kwikakaza, bigasumba urukundo. No, mu rugo hazamuka urukundo. Abagabo munyumve, ushaka uba uri boss cyangwa uba uri manager cyangwa uba uri afande cyangwa uri PDG, ubundi yewe uri PDG mu biro, uri uwo kubaho muri ofisi, uri deje mu ofisi, uri afandi mu ngabo, ariko mu rugo uri sheri, uri papa w'abana. Ibo ni iryo zina babona mu rugo. Bishatse kuzana ikindi mu rugo rwose ubuteje yambuteyaje. Mu rugo ni haze papa, mu rugo ni haze umugabo. Apana kuza boss cyangwa haze komanda cyangwa haze nyakubahwa minisita n'ibiki. Ube minisita ni byiza kandi Imana yaguteye iteka, ariko mu rugo ube papa, abana babone papa. Gusa nico kundi yo ndeba abayobozi bacu benshi mu gihugu n'abandi mu isi, nkunza kubona bakomeye, ukabona arakomeye, isi iramwubaha, ariko bareba ari mu bana be, ukareba ingene ari papa we, ingene ari umubyeyi we. Iriya ni sura nziza, sura nziza yo karagiteri y'ubumana. Umuco wa gatatu, umugabo ufite imico mizima, kiri muzima, iyo yakize
umugore niwe ukira mbere, umugore niwe bigaragaraho mbere, umugore niwe uhinduka mbere, umugore niwe bigaragaraho mbere, ni nawe bigaragaza. Abadamu bakunda kugaragaza ubukire no kugaragaza icubahiro, kandi Imana iyo yagihaye umugabo, umugore niwe ukigaragaramo mbere, niyo bahaye ubukire niwe ukira mbere, ubona niwe ubiviva, niwe ubigaragaza ibintu bene ibyo ngibyo. Nta kibazo, ni ibyabo kuko ni umuntu umwe, bagizwe umwe. Hari n'abagabo Imana ikomeza ari impamvu yo kugira gusa Imana ishaka kunezeza abagore bawe, ikaguha icubahiro kubera umugore yaguhaye, ikaguha ubutunzi gusa nk'ishaka guha wa mugore yaguhaye, ariko we ntubibare gutyo ukabigira ibyawe ugasa n'umukuyemo. ni ikosa ribi cyane. Imana niguha ubukire, umugore ariwe uzabugaragaraho mbere, ariwe buzagaragaraho mbere. Bene uko uzamutetesha, uzamureka akuremo esheke zose z'ubutayu mwanyuzemo. Hari abanyura mu butayu bukomeye, ariko iki ndacanga mu bashakanye pe, banyura mu butayu bagapfa, umugore agasufura, akagorwa, akaza ashaka kubaho abana, bamwe akarara ahetse, abandi agira gute, ayiwe ngahe nuko n'uduhari dukakita ku mugabo, ariko bakira umugabo akamuta muri bwa butayu. Ubuhemutse uba uri umuhemu rwose, uba uri umuhemu rwose, uba uri umuhemu mu buryo Imana itazakwihanganira, fende fi izabigusengeraho. Nimuva mu butayu, reka umugore akuremo esheke zose z'ubutayu, uzaba uri umugabo mwiza rwose, ashimira Imana ku butayu mwabuvuyemo. Kandi nimba ari wowe waronse akazi, ashobora kuba yarakurushije gusenga, cyangwa Imana yo ntireba ibyo, ireba prinsipe y'abarya yahuje gusa. Hari n'igihe ubura akazi uri wenyine, wagira umugore ukagira ibyubahiro utigeze ugira, bivuye n'Imana yahemba wa mugore yaguhaye. Cya kane, ihame rya kane, umugabo w'imico myiza, umugabo udasanzwe, agaragaza umugore we muri bose, yubahisha umugore we muri bose. Hari abagabo bahisha abagore babo rwose, ushobora kumara imyaka 5 uzi umuntu w'umugabo ariko utazi umugore we. Ikibazo kibi gikomeye cyane, imyaka 5 uzi umugabo ariko utazi umugore, ubona umugabo utarabona umugore, wa mugabo harimo ikibazo. No, niwe Imana yaguhaye, ubu rwose ugomba kumugaragaza, kumushyira imbere. Iyo uyu mugabo akiri muzima, agaragaza umugore we, yubahisha umugore we, agendana ari abagabo batajya bagendana n'abagore babo, no, asohoka akamusiga, yajya mu mafeta akamusiga, yajya mu manza z'ubukwe akamusiga, yajya mu by'iwabo akamusiga, ntajya ashaka niyo bagendana hagati yabo haba hari intera nka 6, aramusigana ntamwikoza. ariko umugabo muzima ukunda agaragaza umugore we, agendana n'umugore we, asohokana n'umugore we, asangira n'umugore we. Nimba usohoka inshuro zirenga 3 nta mugore wawe mujyanye, ubyandike ubinoteho, ufite ikibazo. Deja hakera virusi yarinjiye. Mbona abagabo basohoka kenshi inshuro zitabarwa, ngagiye kurira Serena, ngagiye kurira Marriott, ngagiye na haragenda ngo ajyanye n'inshuti, ngo agize gute. Sinshaka kujyana n'inshuti 3 tajyanye n'umugore wanjye, ntibishoboka. Iyo nshuti yumva ko yangaburira, ntigaburira umugore wanjye ibiryo yonyine. Uwo wumva ko akeneye kunsohokana ntajyanye n'umugore wanjye, ngeretse ari ibiganiro tukiganira byaba biri sawa.
ari afere yindi tureba babiri, ariko ari ibintu bisanzwe gusa ngo tujye gusangira. Tuyogira gute? Kuki mutibuka abagore banyu ngo muje gusangira? Rwose mu byitoze ni byiza. Nimba ukunda kuja mu kabari, yego, nimba ukunda kuja mu kabari umugore atabikunda, hari igihe niba atagakunda atapfa kujyayo, wenda ushobora kuba anakijwe anasenga adakunda ibyo utubara. Okay, nimba ari uko iwanyu bimeze, rwose uzirinde uzajye muri utwo tubari, nugendayo gatatu mu cyumweru, gerageza upange ko kabiri mu kwezi ugomba gusohokana n'umugore wawe. Ureka iby'akabare usohokana n'umugore wawe. Nimba umukunda ibyo uzabikora. Ku mpamvu z'akabare wadakunda ukaba utaragaheba, ni kuvuga ngo ukareke, utaragira izo mbaraga, utaragira uwo mwuka ubigufasha, nta kibazo. Ariko mu kwezi byibura, kubera ko ukunda gusohoka, nawe ugomba kumugenera ke uzamusohokana. Naho nutabikora gutyo mu gaturuko, ufite ikibazo gikomeye. Icyanyuma nsorejeho, umuco wa gatanu cyangwa se principe ya gatanu y'umugabo muzima, ni umugabo uzi gutega amatwi umugore we, kurema ibiganiro bihoraho mu rugo rwabo, rimwe mu kwezi cyangwa se mu gihembwe, mukajya ahantu mukajya kuganira, mukagira wenda ikindi gihe niba rimwe mu kwezi muganira mu rugo. Ariko nimba mubayeho mutajya muvuga ibitekerezo afite nice, mubibize mu bwoba mu buryo ntaco avuga, vraiment ufite virusi mbi yamaze kugutera. Mbabwire n'ikindi, impano ziratandukanye. Abagore Imana yabahaye impano yo kuvuga ibi iyo batekereje automatique ahita avuga. Ariko umugabo iyo atekereje ararezona akamara umwanya atavuze. Niko Imana ituremye, yaturemye bitandukanye. Umugabo igitekerezo kije agita cyana muri cerveau, mu bwonko bwo kubanza kurezona. Ariko umugore iyo igitekerezo kije automatique ahita avuga. Ako gakono ko kuja guyungurura ibo siko bafite, bakoresha, hari abavuze ngo bakoresha imisayi ibiri kumva, ariko abagabo bagakoresha umusayi umwe, ubundi ukaba wo kurezona. Wowe igihe wongeye kohereza ya kurezona, iwe automatique yabivuze. Uzabirebe niko bimeze. Cyo gituma ushaka kumenya amakuru, usanga umugabo ntiyo yavuze, ariko umugore yamenye yose ahita yavugaho. Mwisa yimwe bayavuze yose. Niyo mpamvu usanga banagira imitima myiza, batanagira imishiha myinshi, usanga ari nabo bagaragaza umunezero kurusha. No kubera ko ntibabika ibintu byinshi ngo bize kubatera ibibazo. Iyo wimye umugore amatwi, kumutega amatwi, automatique ugiye kumuta mu kibaya cy'ibibazo, kizamutera ibikomeri, byaba na ngombwa akagiramo na za depression n'ibindi, kubera ko tushaka kwavuga. Ariko iyo umugabo ari muzima rwose, bite nta makuru ufite, arayavuga. Ibiki na bikene arabivuga. Ibyo niko byubatse. Abagabo benshi ndabizi ko baryama, abagore bari kubabwira amakuru, bamwe yaruha agasinzira, nta kibazo. Ibyo umumwikirize azajya ahagarika ariko yumva uri kugona, wasinziriye. Ariko mutega amatwi, umwikirize, umbwire ko uri kubyumva, cyangwa se umugenere ubundi buryo bwiza yajya bivugamo. Murakoze. Kubaka urugo rwubakwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Urugo rwubakwa n'ubwenge. Ubuze ubwenge ngo arwisenyera wenyine. Tugire ubwenge, twubaka iby'Imana yaduhaye. Benshi basenyeshejwe no kubura ubwenge, bamara bakabyitirira ibindi, ngo ni shitani, ngo ni ibiki, ngo ni ibiki. Reka. Shitani akorera mu bujiji kurenza ibindi bintu byose. Ahari ubujiji hose ntihajya akorera, ariko ahari ubwenge haba hari Imana, ntiyahatungana. Imana ibaho umugisha, barindi bakomeze, ibubakira ingo zanyu zibe Edeni yanyu y'uyu munsi, irimo bijya byose twavuze byabaga muri Edeni ya mbere. Imana yari umugabo n'umugore.
ibizana iwanyu hatabuze na kimwe. Ya presence y'Imana igaruke, cya cubahiro kigaruke, ya mahoro agaruke, bwa butunzi bwari Edeni, inzuzi z'amabuye y'agaciro, ibyiza bigaruke. Ndabikwifurije ngo bize iwawe mu izina rya Yesu. Mugira amahoro. Amen.